so rimwe rero navuye kwa Gisimba njya TV10 ndabyibuka nagiye n'amaguru. Umuntu wa mbere gukorana nawe byanyoroheye ni Kate Gustave. Tujya kuba mu myaka imwe, so byaranyoroheye rero kuko nakorana nawe. Umuntu wa kabiri ni Josiane, ariko nyine umunsi ku munsi ndamukumbura kuko ni umuntu twagiraga vibe zacu. Umuntu witwa DJ Fly yari umu DJ wacu, yari umuntu nahuzaga na n'uyu munsi kandi turahuza. Ni umuntu tubana mu buzima bwa buri munsi. Role model wa mbere ningiye ku giti cyanjye. Nari umwana nyine ukubagana uzi kwikorera radio mu gihe yapfuye. Nta radio yanjye yajyaga ifa ngo ngijugunye. Ntabwo rigeze ndekera gufasha abahanzi kuko nubundi kuva na kera ntangira itangazamakuru nabaga hafi abahanzi. Ukuri kuri muri showbiz nyarwanda rero nuko harimo uburiganya, amatiku, umwiryane, mu nyangire, harimo utuntu twinshi tw'uburiganya bituma abantu benshi baza muri showbiz bagahita baba disappointed. Leandre total yaba ex afite ni bangahe? Sinaba kiretse nzanye calculatrice. Abantu ntago bazi ko ndi emotionnel, icyo ni icyambere. Ntuzajya ubona nkosheje bebuka babara nukankosozi intonganya ujya unkosozi neza. Ni ugisoma Bibiliya? Oya, abantu batabyumva gutyo bakumva ko nyine mpakana Imana. Oya, si mpakana Imana. Nongeye kugusoza wo kurikiye Leya Entertainment aho uri hose, aho uherereye mu mpande enye zigize igihugu, niya gatanu y'umujyi wa Kigali no mu ntara zose zigize u Rwanda, aho uherereye hose amahoro abane nawe. Njyewe uri kuri micro kuri Leya nitwa JB. Ufite umuntu w'umushyitsi ariko utari umushyitsi cyane, CEO amakuru. Akano ka CEO ntago ndi gukamenyera. Hari gihe mba ndi kumva nyine CEO buriya hari gihe barumva ari umuntu wageze ku bintu bya danje. Okay, nyine buri muntu wese wa creatinze ikintu aba ari CEO, ariko ushobora gusanga hari na boss inyuma da nta wamenye nanjye ndi umukozi. Uri boss cyane kuko utangira kwikorera ibikorwa kandi ko umunsi ugenda ushira ubona abanyarwanda bagenda babyumva. Niyo mpamvu uvuga ngo uri boss. Tunabashimira rwose abari kureba ibiganiro byacu, bari kumva ibiganiro byacu hirya no hino, comments turazibona, support turayibona. Mbese wumve ngo ni ibyishimo nyine kuba byonyine umuntu ashaka gukora ikintu nyine abantu bakakireba, aba ari sawa cyane. Ahubwo muri kumva iryo jwi ry'uwo mukobwa Joy B tumugumishemo. Murumva ari fresh. Baraza kutubwira muri comment. Mutubwire muri comment niba yahaguma. Twongera kwibutsa abantu badukurikira cyane ko mu gihe ubona hari ibigomba gukosorwa waca muri comment. Wifuza ko twakuganiriza nabwo unyura muri comment, cyangwa ukajya ku mbuga za Leya Entertainment na Leandre niyo mugabo gutyo. Leandre Rwanda bifatanye. Leandre Rwanda bifatanye. Leandre niyo mugabo niwe tugiye kuganira nawe, akaba ari we nyiri Leya Entertainment. Ni igitangaza makuru cya Leya Ent ikaze. Urakoze cyane. Leya Entertainment n'ubundi nkuko ibivuga ni umuryango munini, ni umuryango mugari, harimo management z'abahanzi, harimo igitangazamakuru, harimo n'izindi gahunda nyine zizatangazwa nyuma yuko nyine mubanje kwakira nyine yicano. So rero ntekereza ko ibyo muri umbaze byose ndasubiza nta ribi, ariko mbanze nibutsa abantu nyine kora ko buriya ni nabyiza ko abantu babafatanya bikorwa umuntu abashimira cyane Uncle Restaurant. Hano twicaye abari ibiryo byiza cyo kunywa cyiza, hari biyari na hano izaho kuruhukira, ushaka kuza nyine kurya, ushaka kuza kuhafatira pause. Urumva ni fresh. Ni hano Sonatibe ku gahanda kajya Saint Joseph neza ugikata muri Feruje. Hari abantu bitwa Dodos Image. Niba ukeneye ifoto nziza, ukeneye ifoto nyine kujya wenda reka mvuge ngo kuri Saint Valentin we n'umukunzi wawe mukeneye kwifotoza, mukeneye kwifotoza mujye kwa Dodos Image. Ni hariya mu nyubako yo Kwandamage muri etage ya 4, naho igihe cyahoze gikorera, ubu ntabwo kikiyakorera. Indi shwa deal rero mbafitiye umuntu wese ufite business isa nk'ari ku muntu ndakora ko atari kubasha kuyimanaginga, Paybill irabibafasha. Ni system bagufasha kuba ba creating a system yawe ku buryo umenya ngo
hinjiye iki, hasohotse iki, stock iranganite, umukozi wakoze neza, byose barabigufasha. Waba uri mu Rwanda, uri hanze, kwa wibere muri Amerika, ariko bakaba bagufasha kuba wamanaginga ibyo bintu wibereye muri Amerika. So bivuze ngo rero ushaka kubahamagara kuri 088 207 4144. Niba ukeneye kwamaza nawe ni karibu, ni muze twagiye. Kumva rero kutangiye kugenda uzamuka yeah. N'abandi bakeneye ko twabamamariza kaze ni karibu. Yeah, ni karibu, nibaze twabamamarize. Buriya baravuga ngo wabuze umuranga heze mwanyina cyane. Yeah. Leandre niyo mugabo ku munsi w'intwari wagenze uti? Wagenze neza cyane ko twese abanyarwanda ni umunsi twishimira. Ni umunsi abanyarwanda bamwe muri twe batanze ubuzima bwabo kugira ngo tube abo turi uyu munsi. Uyu munsi ntabwo nari kuba nica aha ngaha hatarabayeho ubwitange bw'izo ntwari. So rero kuri njyewe wari umunsi wo kwishimira ko ndi umunyarwanda, icyo ni cya mbere. Nishimira iterambere ry'u Rwanda, ndetse nshimira n'ababuze ubuzima mu kuba batuma abanyarwanda babaho neza uyu munsi. Igihugu kimeze nyine gutya neza, najyana gafanta n'ubundi ndagasoma. Twakomeje kwifuriza abanyarwanda bose aho bari, aho baherereye, umunsi w'intwari mwiza. Yego. Tukomeze twibuka intwari zacu zatanze imbaraga zazo n'amaraso kugira ngo tube turi aha ngaha dufite u Rwanda rufite umutekano. Leandre niyo mugabo ni muntu ki? Leandre niyo mugabo ni umusore ukiri ingaragu, ni umusore ukunda amahoro, uharanira no kuyasakaza. Ni umusore wanga akarengane. Ni umusore kandi wishimira iterambere ry'umuntu wese ukora cyangwa se ugera ku bintu ari uko nyine yabikoreye. Ni umusore wavukiye mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni umusore ugifite ababyeyi bombi, akaba ari imfura y'umuryango. Gusa hari ibindi, nize primaire, secondaire ndetse na kaminuza. Gusa hari ikindira n'ibyo. Leandre ko byumvikanye ntago ari umunyamujyi, ntago ari umunyakigali. Uyu nivuga umunyamujyi ntibumve ko ari ahandi. Ubu ngubu nabaye umunyamujyi, urumva ntabwo gusubira ibyaro nyine bishoboka. Bajya bavuga ngo umuntu wageze i Kigali ntago ajya hava, ariko ntago ariho navukiye. Navukiye mu byaro bya Kongo mu mashyamba. None Leandre yageze i Kigali ati? Nahageze kubera passion. Ni ahantu navuga ngo ni sako y'ibintu byose bibaho mu Rwanda. Ni ahantu navuga ngo ni centre y'inzozi za benshi muri kariyeri yose waba ukora. So rero nageze i Kigali nk'umuntu n'ubundi wari uje mu gukuza inzozi ze, kubera ko natangira itangazamakuru hanze ya Kigali. Nifuzaga rero kuba najya ahandi hantu hisumbuyeho kugira ngo uyu munsi n'umunyarwanda uri kundeba yamenye, kubera ko navuye mu cyaro. Hari abari banzi mu cyaro, ndashimira cyane by'umwihariko Radio Isangano, Radio Energy Radio ndetse na Radio Rubavu. Biri mu bitangazamakuru byatumye izina Leandre riboostinga. Ariko icyo gihe nitwaga DJ Niol. Witwaga DJ Niol. Ntabwo yabyoroshye mwana, ariko uzi amazina umuntu ahindura mwana iyo ataragafata. Uri gushaka umugati ewana nawe urabyumva. Nese Leandre, muri urwo rugendo wenda tutagiyemo cyane rwo kuza muri Kigali niho gutangira kariyeri y'itangazamakuru, Leandre yageze kuri TV10 gute? Se nicyo kinyamakuru cyangwa niryo tangazamakuru ryo mu mujyi mu murwa wakozemo bwa mbere? Yego, nacyo gitangazamakuru cyonyine nakozeho kuva nagira muri Kigali. Ni ukuvuga ngo n'urugendo rurerure guhera 2011 na 10 ntago nibuka, kugera 2015 nakoraga kuri Radio Isangano. So biza kuza kuba ngombwa rero ko imikoranire ihagaze. Navuye i Karongi nsubira iwacu Gisenyi. Mpageze urumva navuye Karongi 2015 ngeze Gisenyi nkomeza amasomo yanjye ya kaminuza. Ariko nabwo nkora itangazamakuru. Hari umugenzi wanjye twa Prince Nigaba akora kuri Radio Rubavu, yarambwiye ati ndifuza ko umfasha gucreating ikiganiro cya entertainment. So icyo kiganiro cyitwaga Weekend Showtime, ntago mbizi niba kikibaho.
turagikreatinga ariko nyuma biza kuza kuba ngombwa ko njya gukora kuri Energy Radio i Musanze. So nahakoze guhera 2017 kugera 2016 2018 ntabwo nibuka. Mpavuye rero nibwo naje kuri TV10 ariko no nasubiye Gisenyi nafashe nk'igihe cy'amezi nka 6 ntari gukora itangazamakuru. Numvaga ko n'ubundi itangazamakuru ndivuyemo, ariko buri ikintu talent cyangwa se passion ntabwo nyine wayisiga, ntabwo bishoboka. So byaje kugera igihe rero njya mu bintu bitandukanye, gukora ama video. Hari mugenzi wanjye wakoraga ibintu bya videography, anyigisha gushutinga video ndetse no kuzieditinga. Ntabwo nabikoze igihe kinini, ariko nyuma nza gusanga umuhamagaro wanjye n'itangazamakuru. So byabaye ngombwa rero ko maguruka Gisenyi, ndaza urumva Gisenyi n'indi struggle nono nayo kugira ngo mve Gisenyi ngeri Kigali, nayo n'indi struggle kuko urumva navuye Gisenyi mfite 4,000 tikeri 3,200 n'atari 400. Ndumva nageze i Kigali mfite amafaranga, nsigaye amafaranga 700 ntega moto ngeza kwa Gisimba ya 500 nsigana na Desa ninanyagiwe n'ibikapu ku mugongo. Ubwo mbanguza amandazi 2 nteka n'icyayi, ubwo ndarya. Nuko ubuzima bwanjye bwatangiye Kigali. Kigali si kiguma koko. So rero nyuma yaho nakomeje nyine gushaka icyatuma inzozi zanjye zikura. Nagiye kubitangaza amakuru byinshi hano mu Rwanda, mbereka ibyo mfite, ariko ntabwo bamwe muri bo ntabwo babilivingaga muri njyewe, ntabwo batekerezaga ko ibyo ndi kubabwira bishobora koko kuba byo. Ibinyamakuru bimwe na bimwe rero nabahereza external, hari ibiganiro byanjye mu byumve mumfashe ntibabyumve. So rimwe rero navuye kwa Gisimba njya TV10, ndabyibuka nagiye n'amaguru. Kwa Gisimba ujya Gishushu? Yego. Navuye kwa Gisimba no kugera kuri TV10 n'amaguru. Icyo gihe nta muntu arinzi kuri TV10 usibye kwiyavantirira gusanga abantu ngiye kugenda nikubita imbere y'abayobozi ba TV10 mbabwire niba byemera babyemere, niba batabyemera nibabyemere, nyine ubwo ndakomeza urugendo. So rero narahageze nasanga umukobwa kuri reception inshuti yanjye, ariko ntabwo arabizi, ashaka kuba wenda yarabyumvise cyangwa se yarabonye n'ikindi kiganiro. Narahageze nabana ngiye ndashaka boss wa TV10. Urumva kubwira umuntu mu receptioniste gurashaka boss, ntabwo arazi ngo boss mu byukuri ninde, aranyereka nde. Nyuma arabatese ko hari ba boss batatu, hari CEO, hari Jado Castana ndetse na David Bayingana, nibo bari bayoboye radio na television. Muri abo batatu urashaka nde? Nabana ngiye ndashaka umuntu urumfashe kuba natanga ikiganiro, ndashaka gutanga ikiganiro cyishyura, ariko mu byukuri ntacyo nari mfite. Kwari ukugira ngo byibura at least mpure n'umuntu ushobora kuba yamfasha. Nagize amahirwe rero masanga umugabo witwa Eric Utuje, ndamushimiye. Icyo gihe uwo mukobwa aramubwira ati hari umuntu ugushaka hano, arashaka gutanga ikiganiro cyishyura. So Eric rero bainteresse kumva ko ni ikiganiro cy'ibwishyura nyine kiribuzane amafaranga muri TV10. Birangira amubwira ati mubwire aze aho narindi, yarice muri 6 muri office yiwe. Mpageze kubw'amahirwe uwo mugabo aranyumva, n'umuntu wumva cyane, mutekereza nyine urugendo rwanjye. Kubw'amahirwe nsanga yigeze kunyumva. Hari uburyo amaradio communautaire cyangwa se amaradio mu ntara ahuza imirongo n'izindi radio. So rero hari ikiganiro nigeze kuyobora, icyo gihe byaye muri Park Express niba nibuka neza. Kera ni kera, ariko azizina ariko atazi umuntu. Ngize amahirwe rero ndabaniye external ibiganiro byose byanjye byose nakoze. Ngiye cyo gusaba nuko gusa ubelieving muri ngewe, ukaba umwanya nkakwereka icyo nshoboye. Nahageze ariko gato bahise bamagara Kate Gustave niwe wamugaye. Urumva ubwo Kate twari tuziranye mu bitaramo biri aho ngaho, duhurira mu concert, duhurira ahantu nyine mu evenement, kumva nabaga muri entertainment. Kataramagara rero arambwira ati kwa 6 test ya mbere ugomba gukora, hari press conference ugomba kujyamo, uzatuzanira ikiganiro cyose, uzatuzanira interview nyine, niba uzi gukamera ukaba uzi kweditinga, genda ubikore. So nahise mpamagara umushuti wanjye yitwa Robin, twari duturanye Nyamirambo. Ndabandi rero test ya mbere mpawe nuko njya kuri field, yari afite kamera ya Mark II,
ndabyibuka niba nakoresheje ni Mark 3 ariko afite n'ibikoresho byose. Ndagenda nkora interview ndayirangiza, maze kuyirangiza ku cyumweru nyizana kuri TV10 ari nkayo test nyine bampaye. Nabwo so wagendanaga n'amaguru? Oya, aho ngaho ntangiye gutera injuga umaye igihumbi umaye bibiri nyine ubwo ndatega. So urumva byari bitangiye gutanga icyizere ko byibura at least nshobora kuzagira platform runaka njyaho. So byarangiye rero iyo ariyo test nkoze nuko ninje muri TV10. TV10 uhagirira umugisha, wahurira n'umuryango mugari cyane. Ndanabashimira cyane ndabashimira bose. Ni mu rugo igihe cyose serivisi yose nshatse iyo ngiye muri TV10 barayimpa. So ndabashimira rero by'umwihariko. Muri TV10 nabahe ba top 3 bawe vuga ati gukorana namwe, ubwo ndi kuvuga ba presenter? Yego. Vuga ati mwabantu mwe gukorana namwe byaranyoroheye kandi nyine ku buryo kuko harantu ushobora kugera guhuza n'umuntu bikanga. Yego. Mitegurire yanyu igatandukana. Harimo bavuyemo ariko harimo n'abakirimo. Umuntu wa mbere gukorana nawe byanyoroheye ni Kate Gustave. Yari urumva nari musanze mu kigo, yari asanzwe arimo azi buri kimwe cyose, inguni zose, aho kandagira bakakureba nabi cyangwa se icyo wakora kugira ngo bakurebe neza. Kate rero ari mu bantu banyoroheye kuba nakorana nabo. Kubera iki? Kubera ko Kate ni umuntu itangazamakuru, ni umuntu uzi ubwenge, ni mukuru. Tujya kuba mu myaka imwe, rero byaranyoroheye nyine kuba nakwisanga kuri we, kandi ni umuntu uri humble, uri cool, ntago ari umuntu ukomeza ibintu. So byaranyoroheye rero kuba nakorana nawe. Umuntu wa kabiri ni Josiane. Josiane n'uyu munsi nejo nibwo turimo ducata ngo ndamukumbuye, kubera ko yasezeye itangazamakuru ajya mu kandi kazi. Ariko nyine umunsi ku munsi ndamukumbura kuko ni umuntu twagiraga vibe zacu. Hari n'igihe na HR yazaga yasanga turi kumwe muri studio turimo twiterera story, akavuga ubundi abantu bari bazi ko njye na Josiane duteretana. Bakaba bati si bundi mufitanye umubano ku buryo nyine buri kanya mufite ibintu byinshi byo kuba mwaganira. So rero nawe yambereye inshuti cyane, yambereye inshuti. Umuntu witwa DJ Fla yari umu DJ wacu, niwe waducurangiraga muri The Link Up. Yari umuntu nahuzaga n'uyu munsi kandi turahuza. Ni umuntu tubana mu buzima bwa buri munsi. Ni benshi ariko ubwo nyine mvuze mu biganiro bibiri, ariko mu nzu muri rusange yose bambereye abana beza. Nta muntu twigeze tugongana, nta muntu twigeze tugirana ikibazo. So bivuze ngo rero ni ahantu ntungukiye izindi nshuti. Yeah. Leandre mu buzima busanzwe ni umuntu umeze gute? Nyuma y'akazi ni umuntu wishimira kubona nishimira kubona abantu bari hariya bari guseka bishimye kubera njyewe. Ndi kubatera story nubwo ntari umu storyteller mwiza, ariko nyine nkabona bari hariya turimo dutera story, turi gukina biyari, abantu bishimye. En fait, I like to see happy faces. Mba numva nyine bishimishije, tumba numva ndi umuntu udakomeza ibintu. Ndi umuntu hari n'igihe ikintu cyo gikomeye nkani bro, chill, ntago ari ibintu bya danger, bireke bitambuke. So rero nyuma y'ubuzima busanzwe ndi umuntu Tanzania n'abantu bicaye ku ntebe nyine zose bazicayeho mpita nicarira hasi, noroshye ubuzima. Tazumba tumva uvuga ngo urushye ubuzima ushobora kumva uvuga gutyo ko urushye ubuzima, ugasanga aboneyeho nk'iturufu cyangwa akabyumva bitandukanye. Oya, ugasanga hajemo n'icyo kuviola uburenganzira bwawe. Njye nanone ikindi kintu buriya nkuko nakubwiye nanga akarengane, ni nkuko nanjye nanga kurenganya umuntu. So rero kuba humble ntago bivuze nyine kuvogerwa cyangwa se gutondagirwa uko umuntu yiboneye. So bivuze ngo rero hari imbaga umuntu atagomba kurenga. Umuntu ashobora kubera humble mugaciringa mukagira gute, ariko please you have to put some respect nyine ku bantu. Niba ari umuntu wakubereye humble, nta mpamvu yo kugira ngo ujye kumwurira cyangwa se umutondagire. Yeah. Hanyuma ubwo kangaruke ku bibazo bamwe mu bakunzi bawe bakubajije. Narapostinze ndavuga ngo mu buzambazi ikibazo cyose mushaka nzakibasubiza.
ubwo hari uwanditse ngo hello Leah, I would like to ask impamvu wahisemo gushinga channel yawe ukareka gukorera ibindi bitangazamakuru. Ese intego ufite ni iyihe? Leandre mu myaka 2, 3 cyangwa 5 urayibona he igeze ku ruhe rwego? Kuko tubanze dusubize icyo kibazo. Intego ya mbere ko ari ukugira ngo nanjye ngire uruhare mu iterambere ryanjye bwite ndetse n'iterambere ry'abandi. Nkuko nabivuze mu kiganiro cy'ubushize cya introduction nakoze, iyi channel ndifuza ko nyine bere umugisha umunyarwanda wese, biciye mu mpano, biciye mu kiganiro cyiza twakorana, biciye muri charity cyangwa se ubugira neza. So ndifuza rero nkuko twese tubyifuza, nifuza nyine kubona ari channel imaze kurebwa n'abantu benshi, imaze nyine gutumbagira, kubera ko buri wese yakora ikintu yishimira kubona nyine kiri gutera imbere. So rero mu myaka 2 cyangwa 5 ndibona ahantu heza, kubera ko abanyarwanda bamaze kunyakira, bakiriye reka mbyite iyi channel. Abenshi baravuga ngo naratinze, abenshi bakavuga ngo kuki natinze, kuki ntabikoze mbere. Buri kintu cyose kigira igihe cyacyo, igihe kigeze rero ibintu byose biraba. So ntabwo njya forcing ikintu, nagerageje kuba nayikora ariko ntabwo byakunze. Uyu nyine ubu ngubu ni umwanya wo kugira ngo noneho ya matunda nyasarure, biciye mu mbaraga zanyu, biciye mu mbaraga zanjye, twese tugafatanya tukagera kure. Yego. Yeah. Leah, ngusubije inyuma gato, utangira itangazamakuru ninde wari role model wawe? Ubundi ngira aba role model babiri. Role model wa mbere ningiye ku giti cyanjye. Nshaka kubivuga nyine abantu bakumva ari ubusazi, ariko role model wa mbere ni ngewe, kuko I never give up. I never give up. Ikintu gishobora kwanga uyu munsi ariko ndakomeza tu, ntago njya manika amaboko. So rero ariko ntago bikuraho ko nshobora kuba mfite abantu benshi ndabiraga nakundaga mu itangazamakuru, ni benshi n'urutonde rurerure, ariko ndagerageza mvuge mu bakeya. Babiri muri bo nibo b'ingenzi cyane. Hari uwitwa Janvier Murenzi, ari muri RBA, ni umukuze wanjye. So yarankundaga ndakana gatoya, icyo gihe ntangira gutangira kumenya ubwenge, kuvuga ngo nzaba iki n'iki kwa kuntu umwana bari guhitamo icyo azaba. Byarangiye ntangiye guhitamo ko nzaba umunyamakuru, kubera icyo ko yari amaze gushiftinga mu kazi yakoraga agiye mu itangazamakuru. Nkimubona kuri televiziyo bwa mbere nabwiye mama nabane nzaba umunyamakuru. Ubwo nari umwana uba ufite uturadiyo nk'ukorogoshora. Hari n'igihe radio nayikuragaho cya giposhete cy'inyuma igasigara yambaye ubusa, ariko nkayishyiramo amabuye nkajya nkaraga kaboro nyine ndi gukapta nkashyiramo. Nari umwana nyine ukubagana uzi kwikorera radio mu gihe yapfuye, nta radio yanjye yajyaga ipfa ngo ngijugunye, nazikoreraga nyine. Urumva nakunze radio kera. So ntangira kugenda nkunda itangazamakuru cyane, nakundaga abanyamakuru benshi. Ndabyibuka hari ikiganiro cyitwaga Salamu za wasikilizaji, cyari cya Tidera Kabendera, ndagikundaga nyine, numvaga nshaka nyine buri munsi ntabwo cyancikaga. Hari ibiganiro bya Gilbert Biage yakoraga ikiganiro cy'igifaransa. Hari iyo special ya Murindwa Augustine, ntabwo nibuka n'undi muntu bakoranaga. Nakuze nkunda ba Fidel Kajugiro Sebarinda, nakuze numva nshaka kuzaba nka Gatare. Hari abanyamakuru benshi nakuze numva. Abandi nyuma yaho tuza kubishuti nka Tidera Kabendera uyu munsi ni inshuti yanjye, ni mu nkunda cyane arabizi. Bahari student abashuti banjye icyo gihe ndabyibuka bahari Jado bakoraga neza, nkumva ndabikunze. So njye ni benshi, biragoye ko nshobora gufata liste y'abantu bakeya ngo kuko ngiye urumva ko gukunda itangazamakuru nagombaga kumva uyu nguyu, nkumva uko avuga, nkumva uyu nguyu uko avuga, nkumva uko avuga, nkumva n'uri uko avuga, kugira ngo nanjye nitandukanye no kuvuga ngo ndajya kuba. Urumva kugira ngo ujye kwikreya wowe ubwawe urabanza ukumva abantu benshi, ukavuga ngo aba bose niba bavuga gutya cyangwa se bakora gutya, ngiye nzaza nkora nte kugira ngo noneho nanjye mbe uwundi. Kuko uyu munsi hari abana benshi bajya banyandikira uri role model wanjye, ntabeshye, ntabwo mba ndi kubikurura, ntabwo mba ndi gukurura undi role model w'umuntu. Nanjye umuntu akambwira ngo ndi role model wesha, ubona nakumarira iki koko? Ahubwo se kuki utagisobanuza ngo umenye umwinspira ku kihe gice? Barabimbwira ibyinshi. Iyo babimbwiye rero ndabyakira, kuko nanone nubwo mvuze ngo nakumarira iki, ntabwo nabura icyo kumarira. It was joking. Ntabwo uyu munsi nubwo umuntu ashobora kuvuga ngo ndi role model we,
ni byiza ariko ni mbere y'urumodo we ariko nawe noneho yicare arebe ibyo nkora avuga ati niki nakora kugira ngo nkore nka Leandre ariko ndushijeho aho ngo nibwo nyine ba nkubereye urumodo mwiza. So rero muri abo bantu babiri nakubwe b'ingenzi harimo witwa Charles Twagiramungu we ari mu nshimira cyane cyane kubera ko niba tumye ngera kuri micro za radio kirangiza kwiga nahuye nawe ndamwanuzi n'ikindi se nje mfite talent numva ngomba ku munyamakuru kwishura ko nakoraga ibintu bya Media Club icyo gihe twaragiye gusura twakoze urugendo rwo gusura radio ngeze ndabani ndifuza kuza mu munyamakuru amwe ati nusoza kwiga uzampamagare. So nsuje kwiga naramuhamagaye ndabani ni wa mwana wamenye ko wa muha stage yamaye stage ndayikora maze kuyikora basanga biri perfect. Hari n'abanyamakuru benshi batangaye bazi ko ari wenda maze nk'umwaka nkora itangazamakuru. So biba byiza rero urumva nzi gukoresha mixenzi imashini icyo gihe n'umu DJ urumva hari ubundi buzima natarutse bwo kuba narabaye DJ mbere yuko njya mu bunyamakuru. So uwo mugabo rero yaramfashe yitwa Charles Twagiramungu njya kuri Radio Isangano barankunda abaturage ba Karongi ndetse n'ahandi hose bankunze ndabashimira by'umwihariko byambereye byiza rwari urugendo rwiza. So rero Charles mufata nk'umuroro modo wanjye ndetse n'uwo Janvier Murenze abandi nabo hari ibyo mbigiraho ariko abo bantu navuga ko bampaye nk'inzira yo gukunda icyo icyari kindimo kuko kugeza uyu munsi apari utundi tuntu ushobora gukora ku ruhande nta kandi kazi nigeze nkora nshobora gukora wenda nk'ikiraka ariko nyine nta kandi kazi nigeze nkora niyizi nk'umunyamakuru. Leandre tugarutse ku kibazo cya Channel hari umuntu wabajije ngo mu minsi yashize wamenyekanye mu kaze nkigireho gato mu bihe bishize wumvikanaga kenshi nka manager w'abahanzi amakuru yabyo nayahe ese uracyabikora cyangwa abahanzi wafashaga bite byabo uyu munsi? Ntabwo rigeze ndekera gufasha abahanzi kuko n'ubundi kuva na kera ntangira itangazamakuru nabaga hafi abahanzi. So icyo ntari narakoze ni ukubyerura nyine ngo mvuge ngo ndi manager w'umuhanzi runaka ariko hari abahanzi benshi n'ubundi nafashaga nyine mu buryo abantu batabimenyaga. Ariko uyu munsi nagize amahirwe yo kuba nasinya contract n'inzu y'umuziki yitwa World Star Entertainment cyangwa se WCE. Amasezerano yanjye nabo arangiye byabaye ngombwa ko noneho njya gukora ibyanjye ari byo bya Rare Entertainment. Ariko ntabwo bikuyeho ko Kendo ndetse na Ivy uyu munsi tukivugana na Kendo akora projet akanyereza nkayumva kuko ngiye buri hari ukuntu mfite ijwi nyine kumva umuziki mfite oreille musicale. Ivy nawe nuko arakora indirimbo akanyereza nungu Kendo hari uburyo ndimo kumfasha nyine bundi bwo gutera imbere kwe ntabwo mbikora nka manager we ariko nanone ndacyari we kubera ko nubundi hari ibitekerezo musangiza. So abahanzi rero uyu munsi mfite Kaneza akora umuziki muri Canada ariko hari n'undi mu minsi iri imbere yavuba cyane nzabereka n'undi muhanzi mushya. So ngiye cyo nkora nexpose umuhanzi nagira amahirwe baba shoramari bakamubona bakamushoramo imari agakora umuziki ariko ntabwo ngiye nigeze ndeka kuba manager abahanzi cyane ko nishiti n'abahanzi benshi. Tugarutse ku ndi mukunzi wawe wabajije ngo uzambwira ukuri kuri muri showbiz yo mu Rwanda ikindi kuki hari bamwe basigazwa inyuma ni iki twakora kugira ngo bigende neza? Ukuri kuri muri showbiz nyarwanda rero nuko harimo uburiganya amatiku umwiryane mu nyangire harimo utuntu twinshi tw'uburiganya bituma abantu benshi baza muri showbiz bagahita baba disappointed. Ugasanga umuntu araje kugira ngo mumwakire ahubwo mukamwuka urwango. Abantu ntabwo nzi ikibazo bafite muri iyi minsi dufite itangazamakuru rimaze kugera kure ariko naryo riri corrupted sinatinya kubivuga. So ukuri rero kurimo nuko bamwe batekereza ko wenda navuga ngo ari abastar kandi nta bustar buhoraho. Ubustar bwose wagira uko byagenda kose burashira. So rero ukuri kuri muri showbiz nuko harimo matiku n'urwangano abantu bamwe na bamwe bakagira ngo nibyo kuri kamera cyangwa se nibyo ni bisanzwe ariko bikava aho ngaho bikajya no mu buzima busanzwe. So ntekereza ko rero niko kuri kurimo nuza muri showbiz
don't expect too much. Ntuze expecting ibintu byinshi cyangwa se ngo ujye expectations nyine zihambaye kuri showbiz yacu, cyane ko urayizamo ugasanga nyine uratengushywe tu niko kuri. So rero uza making sure kuri gukora ibintu byawe neza, nubikore neza ndabizi neza ko abantu bazakugana, ariko at the end of the time niyo ugomba gufightinga ku buzima bwawe. Mu bihe byashize utangira gukora kuri YouTube, yego hari intro wakoze. Yego, intro wakoze igaragaza gutanga timetable ku biganiro bya charity, kuzamura impano mu buryo bugiye butandukanye. Ibyo bintu watubwira aho bigeze? Yego, ibyo bintu byose ndabifite kandi ndashaka kubikora, ntabwo nabyibagiwe, ariko nihaye umwanya mutoya wo kugira ngo abantu babanze kwanza bakore subscribe, byibura ibyo bintu nimbikora bizarebwe n'abantu benshi. Uyu munsi nakwishimira ko nakora ikiganiro n'umunyempano akahava abonye management, akahava abonye umuntu umufasha mu buryo buziguye. Iyo timetable rero ntabwo navuga ngo narayiretse, kuko amadocumentaire ndayafite, ibyo biganiro n'abahanzi baba upcoming bari promising ndabifite. Bivuze ngo icyo ngiye ndabura support yanyu, banze kwanza muri ibiganiro turi gukora, then ku buryo umuntu azaza akavuga ati wow. Leandre, tugeze mu bibazo bya TikTok. TikTok ni ahantu usubiza ibibazo utabanje gutekereza cyane. Oya, ndatekereza. Ariko si cyane. Leandre, niki kintu cyamubabaje, niki kintu cyamushimishije mu buzima? Nababajwe na jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ntabwo nari mu Rwanda kuko navukiye hanze y'igihugu, ariko bimpa task yo gusakaza urukundo, kuko iyo nice ngatekereza umuntu kuba yakwicara akica undi, umuntu akicara akaba yakwanga undi, numva hari umwenda mfite abanyarwanda wo kubakunda, kubera ko ntabwo mba numva nyine iyo level yo kuba nafata umuntu nkamwica nkamwambura ubuzima. So ikinshimisha rero, nshimishwa no kubona uyu munsi u Rwanda ari igihugu gifite amahoro, ari igihugu umuntu agenda isaha zose ashakiye, ari igihugu uryama ugasinzira, ari igihugu amahanga yose aza kwigiraho. Ibyo bintu biranshimisha. Ngashimishwa no kubona famille yanjye bishimye. Ubwo ndavuga famille yanjye yose nyine, iyo mbona bishimye nta kibazo mfite, nubwo ibibazo bitabura, ariko nyine famille yanjye yishimye, ndishima cyane. Leandre, warakundanye? Yego. Yego. Leandre, total yaba ex afite ni bangahe? Sinaba keretse nzanye calculatrice. Biragoye. Ubwo urakunda gaca? Oya. Birambyita stage y'ubuzima. Stage y'urukundo? Ni stage y'urukundo, kuko hari igihe umuntu aza mu buzima bwawe akabuvamo agasiga aguhaye isomo rindi nyine wize. So ntabwo mbifata nk'ikibazo, nubwo nabwo ubwabyo ari ikibazo kuba umuntu ashobora kugira aba ex benshi, ariko ni ibintu bibaho, turi abantu. Uheruka kuva mu rukundo ryari? Ubwo the last relationship yawe? Si igihe kinini, sina gitoya, ariko singomba kukimentioninga. Bya bibazo ko numvaga byoroshye bikaba bitangiye gukomera. Ni iki abantu batakuziho? Abantu ntago bazi ko ndi emotionnel, icyo ni icyambere. Urarira? Nshobora kurira ariko abantu ntibabibone. Kuko buri mugabo wese ntabwo ashobora kubona amarira ye. So ngerire emotionnel, nshobora kurira, nshobora kurizwa n'ibyishimo cyangwa se nkarizwa n'ikintu kimbabaje, ariko nanone ngiye buriya kurira kwanjye ubibonera mu gahanga. Ese Lea, iyo ko njye numva abagabo bavuga ngo amarira y'abagabo atemba ajya mu nda, iyo ajya mu nda aca. Ngize amahirwe ndi kumwe n'umugabo. Njye ndacyari umusore, ntabwo ndi umugabo. Okay. Ibyo byose iyo urira ntabwo urira nk'ababebe cyangwa abakobwa. Iyo bavuga ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda, ntabwo ari amarira nyamarira bavuga. Mu by'ukuri ni nko kuvuga ngo umugabo arashinyiriza ku buryo utapfa kubona ko nyine yababaye cyangwa se yarize. Nibyo nakubwiraga. N'urugero nshaka nko kubabara nkumva nanarira, ariko nyine nkikaruma nk'abantu, okay, reka nifate ne kurira. So rero ntekereza ko nicyo kiba bashaka kuvuga. Umugabo wese ni umugabo urwana n'ibibazo bye akabivamo,
akabivamo ikigabo ariko ntihagire n'umenya ibyo bibazo bya aho byabaye. So njye niko bitekereza. Leandre niki kintu abantu bamwibeshyaho? Sha banyibeshyaho ko mfite amafaranga menshi. Ega ukuntu ugaragara Ariko muyame mwana. ukuntu ugaragara ntabwo ugaragara nk'umuntu ugishakisha cyane. Nyine ndabishimira Imana ariko nanjye hari aho nkeneye nk'abantu mumwe ku mafaranga. Ubwo bagezeyo niba Mumwe ku mafaranga mwana. nabonye hari abantu benshi bavuze ngo kuva warahuye na Prophet amafaranga ibyo byose ntabwo Prophet rero twarahuye ibyo rwose sinabihakana ko n'ikiganiro barakibonye ariko ntabeshya nta mafaranga ye ndabona cyangwa ninjye utaramusabye. buriya si umuco wo gusaba ni mwiza Nanjye ubwo nicyo nanjye ngiye kuvuga. His Excellency Prophet nabona ko ari ngombwa nyine ko agomba kundemera asandemere cyane ko mbo nyuma yaho ya Prophet nyuma y'ikiganiro twagerageje no gukomeza kuganira tuba inshuti. Hari ibyo nyine hari ibyo twavuganye njye nawe hagati yanjye nawe atari ngombwa nyine ko abantu babimenya ariko ntekereza ko one day bizaba byiza njye nawe hagati yanjye nawe. Ni iyihe ndirimbo y'ibihe byose kuri wowe? Mbo ni indirimbo zigeze muri 3. Hari yitwa If Tomorrow Never Comes, ni Ronan Keating. Ni indirimbo ibivuga uburyo umuntu akunda undi atese ndamutse mbaye ntakiriho ejo hataje byibura wabuze uburyo nagukundaga. So ni umugabo uba wicaye hasi ku buriri nyine imbere y'uburiri ari kureba umugore we asinziriye akamara atese nyine we yaribazaga atese ndamutse byibura uyu munsi mpfuye wabona urukundo nagukundaga. Iyo ni imwe. Indi ni indirimbo imeze nka Vo cyangwa se Promise ni ya Juda Muziki yitwa Ntuzarira. Ntuzajya ubona nkosheje bebe ukababara nukankosoza intonganya ujya unkosoza neza. Ni indirimbo nyine nkunda tumba numva umuntu wese ufite umuntu akunda iyo ndirimbo yakayimuhaye akayumva kuko ifitemo amagambo ya danje tu. Iya gatatu iraba iya Meddy yitwa Ntawamusimbura. Bo usibye ko uburyo nazipanze ntago ariko zimeze ariko nyine ubwo ni indirimbo 3 nyine nkunda ni yitwa Ntawamusimbura. Bo ikindi nge ntago nkunda indirimbo bwo kwiharara, nkunda indirimbo nyine lyrics zayo nkazumva nkagira gute nkunda. Hari indirimbo nyinshi nzi, hari indirimbo ubwo uvuze 3 nyine ni nkeya. Hari nk'indirimbo ya Sean Breeze ivuga ngo niko kuri urukundo nashyinguye hirya y'umutima wanjye wararuzuye banza ariyo mpamvu rwiyongera buri gihe shenge uko niko kuri. Ni indirimbo numva nkumva nyine ntago nzi niba abanyarwanda bajya bumva uburyohe bw'izo ndirimbo. So rero nje ntago indirimbo iyo nyikunze ndayikunda nshaka kwikunda ari umustar cyangwa se nkayikunda atari umustar ariko nyine ngiye nkunda indirimbo nyinshi cyane ko nko mu mutwe wanjye harimo indirimbo nyinshi pe nyinshi cyane zishoboka. abantu babyumvisha Leandre n'urukundo ngiye ndakunda mwana. Papa rukundo ngewe defone yiziho nuko iyo nkunze ndakunda sinjya menya guca hirya ku ruhande ngo urumva ngo mfite wenda umwe ngo mushyireho undi wa kabiri cyangwa wa gatatu. So mba straight nyine mu rukundo ngakunda umuntu umwe iyo nagize amahirwe nyine nkabona uwo nkunda. Ku kibazo kindi cyari gikurikiyeho abadukurikira cyangwa abadukunda bareba ibiganiro byacu hari ikiganiro kiriho gishyashya cyakorewe muri Country Record yego cya producer package yego ari kuvuga uburyo hari beef hagati y'abahanzi babiri. Ubwo abantu benshi baze kukireba yego bamenye byinshi bihishwe inyuma. Yego. Ndashaka kubaza uri kuri Country Record byo byose hari ibintu byinshi wahabonye. Yego. Wenda tutagiye muri byinshi kuko ibyinshi biri muri video birasobanutse kandi birumvikana cyane. Yego. Package umusanga kuri studio. Hari ibihamya byinshi twabonaga avuga bihari koko. Ese wowe reality wowe wumvaga ari iyihe? Mbo nari mfite gukora ikiganiro na Kodo ariko nzanagikora nimbasha kumubona kuko nawe kumufatisha
biragoye. Reality nuko Kodo ntago reka ne kuyita reality, ahubwo mvuge ngo impande zombi zirimo ziritana ba mwana, ariko ugiye kureba fact zihari nuko Kodo ari ufite amakosa. Fact nahawe na package, kuko package yampaye version yiwe, ariko sindabona Kodo twe dufitanye gahunda n'ubundi yo gukora interview sinamubona, ariko fact nuko Kodo ari we ufite ikibazo, ari wateje ikibazo mu yandi magambo, kuko hari ibyo country yamugombaga cyangwa se package yamuhaye yatesheje agaciro, ashaka nyine gusa nkaho ateza saga kugira ngo ahabwe indi attention nyine hanze, kuko iriya ndirimbo yarimbwe n'abahanzi benshi. Package yaririmbye, arimbamo Kodo, arimbamo abandi bahanzi ntibuka agiye ambwira, asanga ijwi rya Kodo niryo ryiza riri sweetinga muri buriya afro gakondo, ariko bitavuze ko indirimbo ari ya Kodo. Kodo icyo yakoze yari yatanze vibe mu ndirimbo, ariko igomba gusohoka igihawe undi muhanzi. Kodo aca inyuma ahita akora EP, anasohora cover, n'iriya makaveri iriya EP, iriya ndirimbo ni ya package, ni indirimbo package yandikiye akiri ku ishuri. So urumva rero muri fact nahawe na package, byumvikana ko Kodo ari we munyamafuti, ariko kugeza uyu munsi sinamwita munyamafuti ko ntarumva version yiwe. Ubwo wenda reka dutegereze ikiganiro cya Kodo. Yego. Nawe azaduha version yiwe, ubwo tuzareba ibyo ari byo. Yego. Ese beef cyangwa wenda impaka, yego, hari igihe ziba nziza, hari n'igihe ziba mbi muri industry. Yego. Ese ubona biri ngombwa ko habaho beef mu bahanzi? Beef ni ngombwa ko biryoshya showbiz, ariko wibuke nkuko nabikubwiye, bive mu buzima busanzwe, bibe ari ibintu byo kuryoshya game. Niba nakubifinze, niba koko nta nzigo dufitanye umugani w'abarundi, so wifata personal, ahubwo nawe ngwino ujye kuri micro undisinge nkuko Bface yabivuze, avuga ngo nje niba nkudisinze uri umuraperi mugenzi wanjye, aho kundisinga unsubiza, ahubwo ukajya kunsubiza kuri micro za kamera cyangwa se zo kuri televiziyo, ntago uri umuraperi. Ahubwo niba uri umuraperi, fata micro duhangane. So nje rero nemera ko beef ishobora kubamo, kuko kudisingana muri hip hop cyangwa se mu muziki ibyo ni ibintu bisanzwe, ariko bye kuba personal ngo bibe too much ku buryo umuntu bigeraho ushaka no kumwambura ubuzima. Hano muri showbiz hari abantu barimo, ntari buvuga amazina, ariko agukangisha akavuga ati njye nanakwicisha, ugasanga mwagiranye beef ku buryo nyine umuntu mutavugana. So beef nijye hasi, niba mufitanye ibibazo biri personal muganire, niba ari by'umuziki nyine mujye kuri micro muririmbe. Icyo nicyo kigaragaza nyine music cyangwa se industry imaze gukura. Ubwo wowe kuri side yawe beef urayishyigikiye cyane rwose, ariko wenda basibe kubyegereza umutima. Be kubyegereza umutima, kuko byegereje umutima bituma nyine hari ibindi bintu byangirika. Yego. Hanyuma turi kugana ku musozo, Leandre yatari mu kazi aba ari gukora iki? Donc ntiwagiye kureba abantu bari buduhereza interview? Yego. Nta zindi gahunda za management zindi ku ruhande urimo, iyo uvuga ati nta kazi ndi gukora uyu munsi? Ikindi kintu abantu batanzeho buriya, ndi umu introvert. Naje kwisanga ndi umu introvert mu buryo ntazi, ariko umuntu yaje kubinsobanura nsanga ndi umu introvert. Ntabwo nkunda ahantu ari crowd y'abantu benshi, ntabwo nkunda ahantu nyine ndi bujye gubona abantu ni benshi, mba numva nyine bimbangamiye. So nyuma y'akazi rero, ndi umuntu ukunda kuba ndi à l'aise, ndi mu rugo amasaha menshi. Buriya mba ndi mu rugo, iyo nta kazi mfite mba ndi mu rugo, iyo nta zindi gahunda mfite nyine zishobora gutuma mva mu rugo, ubwo mba ndi mu rugo. So nawe urabyumva, Netflix irahatsikirira, YouTube ikahatsikirira, ubwo mba ndi kuri WhatsApp, ababizi ndabasubiza. Ntago nkunda kujarajara, ntago mbikunda. Nkunda kuba ndi ahantu hamwe ku buryo umuntu atandagara, reka mbivuge gutyo. Ariko nisanze, ariko ubuzima bwanjye niko nakuze, kuko nakuze nsanga mama wanjye mu gipangu twabagamo aho navukiye, bajyaga bamwe se uriya mwana kuki adakunda gusamara cyane. Ngisanga nubwo nkuko narakana nyine bagmaraga kunyuza
niba nicaye hariya ngahita nicarira ni kumaniga business zanjye so rero nisanze umu introvert ubwo nyuma y'akazi nkunda umuziki, icyo nicyo cya mbere. Ubundi muziki uza mu bintu byose biza imbere, ko iyo numvise umuziki ndaruhuka, naba mbabaye naba nshonje, iyo numvise umuziki tumba numva nyine hari ikintu kigiye muri ngewe. So muzike, nkakunda na filme, ikindi se ni iki nibyo na biyari. Leandre agerakara Ndi umunyamujinya wa danje buriya, ariko kubera gukura hari igihe ugenda nyine ushaka uburyo nyine ubikavaringa. Ndi umunyamujinya, abantu batabyumva nabi, ndi umunyamujinya ariko ntabwo ndwana, ariko iyo ndakaye nabikubwiye ngo bibona mu gahanga. Hano hari umutsi witurega abazabibona byo bose bajya bamenya ko warakaye cyangwa warize. Hari igihe ndakara amaso agatukura, nkaba nta kintu nakubwira, ariko nyine amaso agatukura nkumva sinzi. Hari sub questions A na B. Ndashaka ko ntandukanyiriza kurakara no kubabara. Kurakara, uburakari ni uburangira. N'urugero, ubu none nshobora kurakara ariko bigahita bishira. Kubabara ni igihe noneho umuntu yakubaje ubuzima bwawe bwose, ku buryo wowe ubana n'uwo mubabaro w'uwo muntu yaguteye. n'urugero, ariko ninkurakaza nshaka kukurakaza hano tugaserera, ariko bigahita birangira. Ariko umubabaro ni ikintu ubana nacyo igihe kinini, ku buryo wowe ubwawe utabasha nyine kuba wakivanamo, kuko nyine wumva cyaramaze kuba too much. Yanjye niko mbyumva. Sub question B. Inshuti n'umuntu muziranye. Inshuti niyo uterwa akagutabara, wagenda mukajyana, wasonza akakugaburira, wapfa akakurerera. Ariko umuntu muziranye cyangwa se mwamenyanye ntabwo ari inshuti yawe, kuko hari izindi priorities abashyize imbere ye kurenza wowe. Urumva ntabwo muri inshuti mu by'ukuri ku buryo yajya kukwitangira. Niko mbyumva. Leandre, ikibazo cya nyuma ni ugisoma Bibiliya? Oya. Cyangwa hari igihe mu makatolike mu byitanga iki? Ni evanjiri. Evanjiri. Burase ubundi mu makatolike buri wese aba afite evanjiri? Oya, ni Bibiliya ariko iba iri mu yindi version nyine itari imwe nk'iya Protestant. Okay. Yego. Ku buryo buri wese aba afitiye. Ushaka ufite Bibiliya ntagatifu no mu rugo ndayifite. Ujye uyisoma se? Ntakubeshye sinjya nyisoma. Ngiye kubaza umurongo ujye ugenderaho wo muri Bibiliya. Njyewe rero nkuko nabikubwiye, mfite umwenda w'Abanyarwanda wo kubereka urukundo. Uzankunda nzamukunda, uzanyanga nzigendera. Ntabwo ndi umuntu usenga cyane, ariko I believe in God. Nizera Imana cyane. Abantu batabyumva gutyo bakumva ko nyine mpakana Imana. Oya, si mpakana Imana, ariko imitekerereze yanjye integeka ko ninkubanira neza, nusonza nkakugaburira, ninkubera umuntu mwiza, nkakwerera imbuto, nkakora ibyo nsabwa kugira ngo wowe nk'ikiremwa muntu wishime uri ku isi, nzaba nakoze reka mvuge ngo umuhamagaro wanjye, cyangwa se nzaba nakoze icyo Imana inyifuzaho. Kuko hari benshi basoma Bibiliya ariko ejo tumenya ngo batewe amadango, barwaniye mu kabari rwihishwa, ngo bagize gute. Aho kugira ngo nsome Bibiliya sinyishyire mu bikorwa ibyo Bibiliya imbwira, byaruta sinyisome ahubwo ngashyira mu bikorwa kubana nyine nkabana neza n'ikiremwa muntu. Baden Powell yavuze ngo duharanire gusiga isi ari nziza kuruta uko twayisanze. So nubanira umuntu neza, ukamugaburira ashonje, ukamuha amazi anyotewe, ukamufasha nyine mu byo ushobora byose, ukabana nyine ukerera imbuto abantu, ibyo ngibyo Imana ikwifuzaho. Naho kuza kunyororeka ugasoma Bibiliya ejo ugasanga hari izindi remarike nose. N'abantu bangahe bafunzwe ari abapasiteri, n'abantu se bangahe bafunzwe bitwa ko basenga, n'abantu se bangahe ashaka guca muri vewiti waburaye cyangwa se ukanamusaba ntaguhe. So ngiye ahubwo mparana kusaba Imana ko yampa ibituma mbana neza n'abantu, ibituma mbana neza n'ikiremwa muntu, kugira ngo ya misiyo yanjye ku isi mbe nyisoje. Kuko niba n'urugero uyu munsi nshobora kuba mfite ikibazo
nkaba nitwa ko mfite inshuti ariko tutabinyimurira, ariko mu kanya tugahura mu kabari wasinze, cyangwa se ukaba uri pasiteri nawe ubwawe utabasha no kugaburira n'abayoboke bawe, wenda bamwe na bamwe bashonje cyangwa se bacikije amashuri kugira ngo bishyurire. Ibyo ngibyo rero mbifata nko kuba ni ukwigaragaza, ahubwo reka dukore. Niyo mindset yanjye. oya ahubwo aho ngaho ubu byiteranyije no kuba umukristo, kuko ni benshi bitwa abakristo. Wavuze gusenga, njye nakubajije umurongo wa Bibiliya ugenderaho, kuko ni benshi ntawe ntakubeshya. ushobora kuba usoma Bibiliya ugendera hari Bibiliya ni nini, isezerano rishya n'irya kera, ifite amagambo menshi meza. Yego. Amwe muri ushobora kuba uyagenderaho mu buzima bwawe bisanzwe, atari uko urindiriye kuba warabisomye, ahubwo ko ari byo bikubamo. Yego. Ahubwo ibintu uvuze ni iby'umuntu wiyita umukristo. Yego. Umuntu byiyita ariko atari byo bimurimo. Erega umukristo nyabura nta nubwo aba ari na ngombwa kumwita umukristo, ibikorwa bye nibyo bigaragaza umukristo. Yego. Ngewe rero amagambo ushaka kukubwira wenda uza kwisomera, uraza kuyasanga mu Migani igice cya 23 kuva ku murongo wa 17 kugera ku wa 19. N'ubwa mbere ngiye kudownloadinga Bibiliya. Ndashaka ko ayo magambo yasoma. Nyuma y'ikiganiro uraza kuza kugira kuhamereza, ndaza kuza kuhasoma nta kibazo. N'abadukurikiye ntawe nshaka kwinjiriza mu idini cyane, ariko twige gusaba Imana iduhishurire misiyo zacu kuri nose cyane, kuko hari byinshi dushobora kuba dukora bidahwanye n'ubushake bw'Imana, bidahwanye na misiyo dufite, kuko buri wese aba afite misiyo zitandukanye cyangwa zihuye ariko mu buryo butandukanye. Ibyo byo ndabyemera cyane. Ikindi abantu bige gusaba, nujya gusaba uzasaba Imana. Hari urugero, umugabo yavutse atabona, noneho kwa kundi ukuntu urumva umuntu wese utabona aba yifuza kubona. So asaba Imana rero ati Imana uzampumure rimwe byibura ndebe nongere mpume. Urumva? Imana rimwe irayimukorera, iramuhumura, ariko arongera arahuma. Ikintu yabonye rero ni kimwe cyonyine, yabonye inkoko. Urabona nyine inkoko, akibona inkoko abona ni nziza kubera ko atarayizi. Umuntu wese rero wamubwiraga n'urugero ngo mbega inzu nziza, agahita avuga ngo ni nziza se nka ya nkoko. Urumva? Wamubwira dore imodoka nziza, ni nziza se nka ya nkoko. Wamubwira ati dore ahantu heza, ntago habeza nka ya nkoko. So yasabye nabi, asaba nyine ashyizemo n'ubujiji, Imana imuhereza ibyo yari asabye. Niyo mpamvu narivuze ngo twige gusaba neza. Nge ubundi ntabwo ngiye nsaba Imana amafaranga menshi, sinjye nsaba Imana imodoka nyinshi, sinjye nsaba Imana ngo amazu menshi. Nyisaba umugisha. Mu mugisha hakubiyemo byose wifuza. Imana rero nyisaba ko yazampa umugisha. Uwo mugisha ariko ukabera abandi nabo umugisha, atari ukuvuga gusa ngo ntunze imodoka ngo ndamongeye nyine ngo ubwo ngubwo ngo ngiye ngo nyine Imana yampaye umugisha. Oya, muri Covid nagize amahirwe nyine, nari mfite pasi yo kugenda. Nageze Nyabugogo mpasanga umudamu yari avuye mu ntara afite abana 3. Umuntu wese wamucagaho yangaga kumutwara, umuntu wese nyine umuciyeho nyine akanga kumutwara. Ambonye arampagarika. Nge rero umuntu wese iyo ampagaritse ndahagarara, ariko banza kumva ikiri kumbwira. Uwo mudamu rero ampagaritse arambwira ati wa musore we, ndakwinginze mfasha, ndaguha amafaranga ushaka, ariko mvane Nyabugogo. Ndamubwira ntoya, ayo mafaranga yawe sinyashaka, ahubwo reka ngiye ngufashe. Gutwara umuntu muri Covid byonyine byari ikosa, nari nkoze amakosa, ariko noneho ndavuga ni ngiye kumutwara, umupolisi urampagarika. Ubwo ndamubwira uko ngomba kumubwira. Umupolisi umwe yarampagaritse rero, ndabona rero sasa wa mugabo we, reka mfate ko nakoze ikosa, ko nafashije umudamu kugira ngo mukure Nyabugogo, afite abana 3, ari mushiki wawe wakwemera ko aguma hano ku muhanda? Ari nyokose wakwemera ko aguma ku muhanda? Aba ari umudamu wawe se byo byagenda bite?
ndabona niba ubona ubunyandikire unyandikire nubona bidakwiye nyine bikwiye ko wandeka nkagenda undeke nigendere. Umupolisi yarandebye aburi kintu nyine ambwira aratigendere. Bivuze ngo rero bimwe mu byo tuba dufite uyu munsi ushobora gusanga Imana yaraguhaye iyo modoka kugira ngo ikugerageze, wenda ugasanga yaguhaye amafaranga kugira ngo ikugerageze, wenda yaguhaye ibyo biryo kugira ngo ikugerageze irebe. Ibaze nk'umuntu ushobora nko kumena ibiryo buri munsi, hari abantu bashonje. So rero niyo mpamvu mvuga ngo tugerageze nyine gusaba neza no kubera beza abandi. Ibyo nitubikora Nyagasani nyine azaba tuzaba turi kubera aho Nyagasani agomba kuba ari ku isi mu gihe turi kubera abandi neza, kuko baravuga ngo njye nawe turi ishusho y'Imana. Yego. Ikindi kintu nagusaba kuzajya usenga, ujye usenga usaba ubwenge bwo kuba muri ino si. Yego. Ubundi njyewe hari umuntu wambwira ngo ndefinise umugisha. Ubundi iyo ufite ubwenge ufite umugisha, waragize umugisha wo kugira ubwenge bwo kuba mu isi cyangwa bwose. Nuvuga ngo igihe cyose uwo mugisha ngiye nsaba ukubiyemo byose iby'Imana ibona nzaba nkwiye izabimpe, urumva, kubera ko ndabikeneye, ko ndi umuntu nkeneye kubaho, nkeneye kugira umuryango, nkeneye kugira ibintu byinshi. So uwo mugisha rero niwo nsabira ababyeyi banjye umugisha, igihugu umugisha, twese uwo mugisha. Ndabizi ko ningira uwo mugisha nawe uzaba ufite, nuri kureba iki kiganiro azaba ufite. Yego. Dusoza ni ayahe magambo ni ubuhe butumwa wagenera abakunzi bawe? Cya kabiri ni iyihe message wagenera urubyiruko muri rusange? Urubyiruko twe kwirara dukora ibidakwiye ngo nuko ari bigezweho. So tekereza ubuzima bwawe mu myaka 10 cyangwa se 20, utekereze icyo wowe waharaniye kugeraho, ariko uyu munsi urimo uracyangiza wibwira ko uri kugenda n'ibigezweho. Ni byiza ko dutera imbere, ariko mukoresha ubwenge kugira ngo bwa bwenge bubabesheho indi myaka iri imbere, kuko uyu munsi baravuga ngo ibishashagirana byose siko ari zahabu. Ushaka kwikanga ukabona ibintu bimeze neza nonaha, ejo n'ejo bundi ugasanga wangirira avenir yawe. So ngiye icyo nabasaba nuko bakore cyane, batekereze, birinde ibishuko. Birinde ibishuko kuko hano hanze bimeze nabi. Ikindi nabwira abakunzi banjye nuko ntabwo naba ndi mu Rwanda, naba ntari mu Rwanda, naba ndi hehe, sinzareka itangazamakuru. Icyo cyo rwose ndakibasezeranyije, sinzareka itangazamakuru. Nshobora wenda kutazabona umwanya nk'uwo mbona uyu munsi wo kuba nakora ibiganiro byinshi, ariko I wish ko naba mfite ibikoresho byanjye byuzuye, kuko n'uyu munsi n'ikiganiro bivuzemo, n'ibikoresho byose nkoresha ntabwo ari ibyanjye, bimwe ntabwo ari ibyanjye. So urumva rero biracyari imbogamizi. So niba rero ukunda ibiganiro byanjye, ubona hari icyo wakora kugira ngo nyine izi message dutanga, ibi byose dukora bitera imbere, it's okay. Ushobora gusanga ufite kamera wenda mu rugo ifata nk'aya mashusho meza, iryamye mu rugo nta kiri gukora, birashoboka. So why utaza tukavugana tukareba nyine uburyo twakorana kugira ngo ibyo bikoresho bibe byabyara umusaruro. So ni ibyo ngibyo. Ntabwo ndi umuntu ukunda kuvuga imishinga yanjye itarasohoka, ariko yisohotse aba ari umwanya wo kubivuga. Hari byinshi rero mbateganyiriza kandi abizi neza ko bizagenda neza. Nabatezanyije amadocumentaire, inkuru z'urukundo zo gufasha abantu, gusura abantu mu bitaro na hehe hose ababaye, nzabikora byose, ariko mumbere umugisha nanjye mbabere umugisha. Leandre, turagushimiye. Urakoze cyane, ndagushimiye. Nawe wakoze cyane ku mwanya wawe. JB, mwamwumvise mute? Mushyire muri comment aho hasi. Ndazi ikindi nsoma ikintu bita commentaire. Zose ndazisoma. So mujye mwandika rero, mujye mwandika kandi nisaba cyane. Abadukurikiye bakoze ubwo kora ko atari ngiye batangiye ikiganiro, ntabwo ari ngira akora outro.
turagushimiye wowe wakurikiye iki kiganiro, yaba wowe wagitangiye usimbutsa, yaba wowe wakirebye ukakirangiza, ibyo byose turabigushimiye. Imana ibiguheremo umugisha. Ko gusimbutsa hari abantu bareba burya ikiganiro asimbutsa kuko urabona hari aka intro gatangira video, akimara kukareba hari ijambo usanga agize amatsiko yaryo, ugasanga ari kwihutisha kugira arebe ahantu bavuze ibyo bintu. Yego. Ubwo rero hari ureba rero asimbutsa cyangwa akarekireba hagati. Abo bose turabashimiye kubw'umwanya wanyu. Wowe ureba ikiganiro ujye wibuka gisharinge n'abandi, mukore subscribe, duteze imbere uyu muvandimwe kugira ngo izindi talent ziri inyuma nazo zikeneye ubufasha nazo zikomeze zizamuke. Yego. Ngewe wari uri kuganira na Leandre, nitwa Joy B. Ndagushimira nanone, ndashimira umujo wadufashaga kuri kamera. Nawe Imana iguhe umugisha. God bless.